Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka tubasuhuze aho muherereye hose kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mwakomeje mubibona cyangwa se mwatangiye mubibona, mwabonye yuko kuri ubu ngubu noneho tubafasha no kohereza ibintu ibyo ari byo byose mu mahanga hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kandi aho waba uri hose ku isi, muri Amerika, i Burayi n'ahandi hose muri Aziya, bikakugeraho mu gihe kitarenga iminsi 4, aho tuba twaguhaye na tracking number ku buryo ugenda ureba aho ibintu byawe rwose bigiye bigeze. Diaspora rero twabashyize igorora, nimwakire made in Rwanda n'ibindi byose mukeneye gutumiza hano mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Turabafasha cyane, ibyo mutumiza byose bibageraho mu gihe kitarenga iminsi 4 kandi mu buryo buhendutse. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited, mutumenyereye mu kubarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, ibibanza, amazu, amasambu ndetse n'ibijyanye nabyo byose bijyanye no kububakira ndetse no kubashakira ibyangombwa n'ubujyanama muri izi serivisi. Komeza rero ukande subscribe, ukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubasha kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nk'uko rero mwakomeje kubireba kuri aya mashusho, turi muri quartier nziza cyane, igezweho, irimwo amazu meza cyane ajyanye n'icyitegererezo. Iyi quartier rero tukaba twayibatembereye, nta handi ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu mujyi wa Kigali rwagati rwose, hafi y'akarere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama, ni mu karere ka Kicukiro rwose, nyuma y'akarere gatoya ahazwi nko mu Kagarama, aho twabatembereye inzu nziza itamaze igihe kinini yubatse. Yego si nshyashya, ariko kandi nta nubwo ishaje, kubera yuko iyi nzu ngira ngo imaze imyaka rwose itarenga 5 yuzuye. Hanyuma iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 byo kuryamamo, noneho buri cyumba kikagira douche na toilette, buri cyumba douche na toilette, bivuze ngo ifite ibyumba 4 byo kuryamamo kandi binini, ndetse na douche na toilette 4. Iyi nzu kandi buri cyumba mbibutse yuko kirimo garde-robe cyangwa se placard. Buri cyumba kirimo akabati k'imyenda, pana bya bindi byo kugenda utobagura ibikuta n'imisumari. Iyi nzu rero ifite ibyumba 4 nk'uko nabivuze, douche na toilette 4, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne. Si ibyo gusa rero, kuko iyi nzu mu nzu hose harimo plafond y'imbaho. Plafond y'imbaho ni plafond idasanzwe, itandukanye na za zindi zitwa ngo ni inshinwa, gypsum n'ibindi. Plafond y'imbaho ni plafond irambye kandi ikomeye, ariko kandi buri cyumba kikagira nanone urugi rukomeye rwa ribuyu, urugi original, apana bimwe byo kugenda bomeka, ndetse n'amakadire y'imbaho za ribuyu. Iyi nzu rero ikaba yose yubakishije amatafari ahiye, nta nkarakara, nta cyondo, nta kintu na kimwe. Inzu rero kandi ifite akandi karusho, kuko ifite ibintu byose bigezweho, amazi ashyushye, igikoni cyiza, igikoni cyayo gifite na stock, ikagira na annex igizwe nyine birumvikana n'icyumba cy'umukozi, douche na toilette byo hanze, cuisine ndetse na stock yayo. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu kandi yubakishije ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe, ikaba noneho akarusho kayo ifite view ahantu iherereye hano mu Kagarama, hafi y'akarere ka Kicukiro, nta n'uba ureba umujyi wa Kigali hafi ya wose. Ni ahantu hejuru, kandi ikaba iri ku muhanda mwiza cyane, hafi ya kaburimbo, ndetse ikaba iri ku muhanda bagiye n'ubundi gushyiramo kaburimbo. Si ibyo gusa rero, kubera ko ikindi kidasanzwe iyi nzu ifite, ni uko iri mu kibanza kinini cyane, gitandukanye n'ibibanza bigezweho by'ubu ngubu. Ngira ngo birazwi cyangwa se murabizi mwese yuko ikibanza ari metero kare 300, bivuze 15 kuri 20,
ariko iyi nzu ntabwo ariko bimeze kubera ko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 482 n'ebyiri, ni ukuvuga hafi metero kare 500. Metero kare 500 rero ni hafi ibibanza bibiri, bya bindi bya metero kare nyine 300 cyangwa se byo muri site, ni hafi ibibanza bibiri. Iyi nzu rero ikaba igurishwa amafaranga make cyane ugereranyije na quartier n'aho iherereye nuko ikibanza cyayo kingana. Wumva ubuso bwa metero kare 500 ni ahantu hanini cyane, inzu ifite jardin imbere, inyuma, munsi. Ikaba kandi rwose ari inzu iri muri quartier nziza yokeshe itafari rihiye. Iyi nzu rero iragurishwa amafaranga make cyane, wenda tutabicishije amatsiko nuko iyi nzu ishaka miliyoni 85 kandi ziri negociable. Miliyoni 85 negociable cyangwa se 85,000 by'amadolari, ariko biganirwaho. Negociable ni mu byumva, umva ngo wowe zana amafaranga yawe usure inzu nurangiza uvuga uti ngewe ndatanga aya ngaya. Iyi nzu rero ubaye wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu muzi muri benshi arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 Si ibyo gusa rero, mushobora no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter, Instagram, Facebook page, hose n'ubundi twitwa Nzur Market. Ushobora no kudusanga rero aho dukorera nta handi nyine ni mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati, ukazamuka muri etage ya kabiri ugakata iburyo, hanyuma ukaza ukinjira muri Nzuri Business Group Limited, tukajya kugutambagiza iyi nzu tukakwereka n'izindi dufite ziri ku isoko. Hano kandi tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibyiza byose. Ngwino rero n'ubundi kuri Finest View Park ni hariya ku Irebero, barakwakira kandi neza, uhakorera ubukwe, uharuhukire. Bafite amapartement meza cyane, yayandi y'abantu rwose bashaka kuza bakaruhuka, hahandi uba ureba umujyi wa Kigali wose, ari nako ushaka kuhakorera komande iyo ari yo yose wifuza. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.